Hello Kasuku TV, aka kanya ngiye kuba tugiye kuvuga ku bagabo banga kurya ngo abagore bababwiye nabi. Ibigabo byanga kurya ngo umugore ngo yababwiye nabi ngo ibiki bakirakaza ngo umugore ngo ntiyakoze ibi, muba mubona mutari ibigori. Mwabagore abagabo bateye gutyo nibanga kurya mujye mubikubita, nimurangiza amasafuriya muyoze n'amasahani muyubike, ubundi inzara nimara kumuhonyora nibwo azamenya ubwenge. Yesu yari umugabo ushaka. Yesu yari umugabo. Buriya yagiye gutubura imigati n'amafi agira ngo babijugunye. Hari abagabo nabo bamwe na bamwe usanga hari ibintu batumvikanaho n'abagore babo, ugasanga yiriwe mu gasozi yanze no kugera mu rugo ngo ari guhima umugore. Umugabo yahashye ibyo kurya mu rugo birahari, arangije ngo kubera umugore ngo hari ibyo ngo batemeranyijeho neza ngo uri guhimisha umugore ngo kwanga ibiryo. Abagore b'injiji nabo umugabo yanze kurya nabo barihwekereza bakanga kurya bakicisha inzara. Ibyo ngibyo ntabwo bikibaho. Wa mugabo we niba uri kuri urwo rutonde rw'abo bantu bateye gutyo, umenye yuko nakwita ngo iki uri ibihwehwe. Uri ibihwehwe, nta kuntu umugabo yaba yihahiye mu rugo rwe yiriwe avunika tutubikana, nurangiza ngo wange kurya ngo umugore yakubwiye nabi. We mugore bikubite, niba ufite n'abana n'ibyo wari wamusigiye wikirirwa winginga, biha abana babirye. Inzara nimara kumuhonyora nibwo azumva. Aho erega niyo waba ufite amafaranga we wa mugabo, ugahima umugore ukamwibe tukavuga ngo ugiye kurya hanze ngo ku kabari, ibyo ngibyo uzabyigira iminsi ingahe? Ko namara kugushirana byose bizakubana zero. Njye abagabo bameze gutya ndabagaye. Mwabantu mwe munkuriki mumbwiza ukuri, mubona abagabo banga kurya ngo abagore bababwiye nabi cyangwa se ngo hari ibyo batemeranyijeho, mwebwe mubabona gute? Nibyo koko ni ngombwa ko umugabo yanga kurya kubera ko umugore yamubwiye nabi cyangwa se yamurakaje cyangwa hari ibyo yamwimye? Hari igihe usanga umugore yinaniriwe cyangwa yifitiye stress, kigabo kikaza ngo umugore yanyimye. Umugore yakwima ukibyimbya ukanga kurya ngibiki. Ese ubundi ubwo uramutse ubikoze umugore wawe atari muri modu, ubwo urumva byakugeza kuki? Ko nta n'ibyishimo wabona, nta n'ikintu wabona kumva rwose. Ni byiza rero ko abagabo kumenya agaciro mufite, mukamenya imyaka murimo, ntimukitware nk'abana. Umuntu w'umugabo yitwara nk'abana. Kera niko wasangaga umwana yanga kurya ngo yashwanye na mugenzi we, ugasanga ari gusesa imigeri yanze kurya, bari kwingingiriza. Ubwo se uragira ngo bakwinginga, umugore akwinginga ngo kubera ko wanze kurya? Ubwo ni ubucucu, ni ubugoryi. Ni ubugoryi rwose. Mwabagore mwe, abagabo banga kurya mukabirya mukabimara, ngenda bashyigikiye murasobanutse. Ugasanga njye mbabona, hari abagabo njye mbona ugasanga yiriwe mu gasozi yashwanye n'umugore, yiriwe ku gisoro akina ikarita, ari muri betting, ari muri bear, ngo yahonze urugo rwe, agataha yububa amasaha akuze. Icyo gihe iyo utangiye kwitwara gutyo, tujye tuvugisha ukuri, urugo ruba rwakunaniye. Urugo ruba rwakunaniye kandi ubwo ni wowe urwisenyeye, nta muntu uba urugusenyeye kubera ubugoryi bwawe. Ni byiza rero ko tumenya ko tugomba kwitwara nk'abagabo, tukamenya icyo tugomba gukora, tukirinda kwitwara nk'abana. Mwumvishe mwabagabo, byo rwose simbatutse cya gitutsi, ntago ari byiza. Agaciro kanyu ndakabaha, ariko namwe mujye mugerageza kwihesha agaciro. Ndi muzima, ndi muzima. Nuko nabicurano heruka kurwara cyangwa ubwo ibishorobwa mu bwoko.
Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Ega niho abagore bahera babasuzugura. Iyo utangiye kwanga kurya umugore ari kunyuzamo uba utangiye kwisuzuguza. Bikubite ubirye nurangiza uvuga ati madati inyongera. Urumva hanyuma ibindi byo kurakaranya na beef mufitanye bize nyuma ariko wari. Ibyo ngibyo rero niho bihera umugore agusuzugura, gomba kwitwara nk'umugabo ni witware nk'abana. Ugasanga umugabo ari kurekarama ngo banshuza icyayi ngo igikoma bakimaze. Gusa umuntu w'umugabo utangiye kurwanira igikoma n'abana n'icyayi n'ibiryo byaraye, ubwo urumva uri muzima. Menye uko witwara, menye ko hari amafunguro ugomba gufata, hari nayo ugomba guharira abana. Ntabwo ugomba kwisuzuguza imbere y'abana cyangwa umudamu. Ugomba gufata ibyo usanze, hari ibyo utagomba gufata. Se niba ufite abana ni gute urarikira ibiryo byaraye? Niba ufite abana ni gute urarikira icyayi ngo bagucuze icyayi? Ntabwo yari imyitwarire y'umuntu w'umugabo. Tugerageze rero twisubireho, twisuzume, tumenye uko twitwara mu rugo. Hari igihe abagore baduca amazi bakadusuzugura bitewe n'uko twitwaye. Uko witwaye niko umugore agufata. Wumvise wa mugabo? Mwebwe munkurikiye mumbwire niba ibyo ndi kuvuga ndi kubeshya. Stop. Umva mbabwire, mwabagabo mwanga kurya ngo abagore bababwire nabi ngo babimye agaturo muri ibigoryi. Bagore abagabo nibanga kurya mujye mubikubita isafuriya muyoze n'amasahani yose mwoze mwubike. Umuntu w'umugabo wihahiye akanga kurya ngo umugore yamwimye ituro ngo umugore yamubwiye nabi. Ngiye nshima abagore babikubita bakabimara, n'ibyo yamusigiye akabiha abana bakabirya. Reka mbabwire buriya muri abana cyane. Umugabo utariye nta nubwo ahahira urugo we. Igeze haruguru ubwo bwawe ahubwo bwiye bose nakubeshyeraga. Akuse mwacecetse ubundi. Dije umuriro wazimye, umuriro washize ibyuma yabizinze, mwebwe murimo murarurungutana. Muvuga amagambo mwakoze ibyabazanye. Nimba uba muzima. Iyo ntabwo ari imyitwarire y'umuntu w'umugabo. Umuntu w'umugabo yitwara nk'abana. Kakure wakibwawe.